kuko baraduhumuriza ndetse tukaboneraho n'umwanya wo kubereka ibibazo tugiye tugira nyine muri kano karere kacu ka Karongi. Yego bakanyaga kimwe n'amayi kandi bagafatikanya ntabwo bigeze baratandukanye imisi mikeya ariko bukeye baba kimwe bose nuko ariko ubu nyine leta niyo yari tugoye cyane kuruta mayi kuko muri mayi abana batangiye birwanaho bayirukanika igahunga yari kure natwe yari nyuma y'imihanda ariko leta twari turanye yari hagati niyo yadutoteje cyane kuruta bamayi kuko niyo twadutinya. Iyi nzira kuri Karongi tuyigeze isibe ukwira cyane nejo bundi kutuba twatunyuramo hano ni ugitu zibura cyahaba inkazi biraro biriyo ruguru ariko amata yabaye nkapunguka amata nta dufite ubunyine dufite umwoma amata inka ziri mu bitewe niki zanyazwe abasigaranye inka imata ni makeya cyane ubunyine. Murakoze cyane hanyuma gambi ryabo aha mu karere ka Karongi rero gafite amateka niho havuka ba Mucungaji Gatako wasigaye barizwa mu bihugu byo hanze ndetse n'abandi bakozi b'Imana barimo ba Revera Ngeremo. Hakujya turarangiza akarere ka Karongi bita Mitingi nanone ni muri teritware ya Fizi Kivu y'Amajepfo. Ruguru murahabona rero ni ruguru haja muri Nyamabuguma uzaja mu karere ko kwa Murima. Rero mukomeze mubane natwe tubageze ibiganiro ko bateguriye uyu munsi. Turaho turakomeye Imana tubyukije amahoro anaduhaye n'uburyo n'umwanya wo kugira ngo tubashe guterana. Turasohotse amateraniro ariko twagiriyemo n'umugisha wo kubakira namwe kabashitsi bacu abanyamakuru ariko kandi twari kumwe n'umupastori mwana wa hana ariko warugize ibisatari hano waje kuturamutsa. Yego murakoze cyane no kuvuga ko twafukanye umutekano kabisa ko intambara zitangiye abanyakarongi bari barahunze bagira imyaka hafi 3 ariko bari baragiye kuri bari mu bihugu hano baturanyi bacu birundu. Yego no twarasuhukiye rero tugarukiye uyu n'umwaka wa 3 tugize imyaka 2 muri Karongi turi muri Karongi. Yego aha hafi kuri Karongi ego aha twari twegeranye n'ika imwe ya FARDC yarahiga kenke abo nibo bari baduteye impungenge cyane kuko nibo twari twegeranye. Abantu badusuye tubakirana ubwunzu n'ibyishimo byinshi kuko baba baje kutureba kuko twahuye n'ibibazo byinshi tubakirana ibyishimo byinshi cyane. Sinuyu gusa twagiye twakirana n'abandi bashitsi benshi bakaza bakaduhumuriza mu ijambo ry'Imana dore ko twahuye n'ibibazo ibyago gupfusha nyine no kunyagwa no gusenyerwa. Iyo baje rero tubakirana ibyishimo kuko baraduhumuriza ndetse tukaboneraho n'umwanya wo kubereka ibibazo tugiye tugira nyine muri kano karere kacu ka Karongi. Yego bari baje kuturamutsa pasiteri n'abandi bagenzi biwe. Yego twumva turanezera gihari ariko cyari kimaze kuba kimwe n'abamaye bari bamaze kuba kimwe babanje kudutegeka mu misi mikeya neza bukeye baba kimwe mu kunyaga ibintu byacu bakanyaga kimwe n'amayi kandi bagafatikanya ntabwo bigeze baratandukanye imisi mikeya ariko bukeye baba kimwe bose nuko ubu ngubu sigaye tugenda tukagenda uko dushaka. Ubu dufite amahoro menshi cyane menshi turi mu kugenda mu madego tukagaruka tukagenda mu madego tukagaruka nta kintu na kimwe twikanga. Namwe muri iryo shaka ryo kuzotaha ngo muze gukorera igihugu cyanyu. Yego ni bande bantu batangije Karongi abasaza bakera batangije Karongi n'aba abasaza batangije Karongi ubu ngubu barashaje benshi. Umwe yari umuzehe wa Mucungaji hano yarashaje na muzehe pasiteri Revera yarashaje na muvandimwe Rujurama yarashaje n'abazehe biwacu barashaje. Abo nibo batangije Karongi. Namuzehe w'uyu mugabo ntakihaba
nawe barashaje bose ariko abo bose nibo batangije Karongi ni ukuri ahangaha nubwo tuhicaye ubu tuvuga dutya twahaboneye ibyiza kandi twahaboneye n'ibibi ariko turavumiriya kugeza igihe tuzobonera n'ibyiza kandi dutegereje kuko Imana izotuzanira ibyiza kubw'ibyo turabashimiye ni ukuri mutahe mu izina rya Yesu muzogira ishaka ry'imirimo myiza Yesu abahereza umugisha yego ubu nyine turi hano nyine iwacu kuri Karongi twaratashe dufite ibyishimo byinshi kuko turi muhira ni ukuvuga ko bagenzi banje bari bavuze ngo hari mayi jewe twebwe nk'ababyeyi ntabwo twigeze tubona ko hariho mayi ababaye ba mayi ni leta kuko kera kose intambara zahabaga wahungira ariko muri leta ukabura kese ariko ubu nyine leta niyo yari tugoye cyane kuruta mayi kuko muri mayi abana batangiye birwanaho bayirukana igahunga yari kure natwe yari inyuma y'imihanda ariko leta twari turanye yari hagati niyo yadutoteje cyane kuruta ba mayi kuko niyo twadutinye birenze niyo yari turemere ko twaduturanye ariko ubu ngubu ko turashima Imana yakoze imirimo ikomeye tukabona ituvuye hagati mu gihugu mu mazu mu bantu yangirije byinshi yakoze byinshi ubu nyine ko turashima Imana kuko Imana yabitweyuriye tukaba turi muhira mwari musigaye mutinya kugera amadego iminsi myinshi nk'abamwe twaya tuvuga ngiye kumara nk'amezi ane ntahagera amezi ane arashize ntagera amadego kuri Karongi no madego harasha gute ni hagufi ni ahantu isaha imwe abashoboye ariko ugize amezi ane kubera gutinya icyo kintu cya leta atari kitu nagira ngo wibutse abantu amazina hanyuma utubwire umwihariko wawe uyu munsi kuri Karongi. Asante sana murakoze cyane abanyakarongi bose baranze bose hano gani iwacu jega niho navukiye naha niho navukiye n'umunyonyo wanje ga naha niho aha niho neza kandi kaba natekereje kugira ngo nze hano kuri Karongi kuja kureba iwacu nje kureba aho ba data nabasize abanga mwamubona mwamuvugana nabo none yego ni hano ga nabasize none ngarutse kuja kubareba je uhavugana nabo nitwa Sengiyumva Alex Kigazi wa hano umuhungu wa hano kuri Karongi yego kandi natekereje ibintu byo kuvuga ngo nze kureba hano iwacu kuri Karongi ndashimira Imana kubera ko nasanze umunezero wacu kera kuri Karongi iwacu kuri Karongi kubera ko gihari uracyahari haracyari wa munezero ukuri Karongi wa kera uzi ko kuri Pentecoste abantu bose bagaza baza birukanga haracyari Pentecoste yego nasanze hariho Pentecoste wa mwuka mbese urahari wa mwuka kuri Karongi yego twari rwananiwe gusohoka ubu ni mu masaha 10 byari byagoranye nyine kubera nyine wa ya Pentecoste kuri Karongi yego tiyigeze ivaho pipi usa nyine cyo ndabonye ni wa muyaga kuri Karongi habaga umuyaga mwinshi donc ya Pentecoste kabingahe bikomeye kintu cyambe nasanze y'ibyishimo byo kwishimira abantu yego hari ibyishimo mu ikanisa ryo kuri Karongi mu abantu b'Imana ahubwo nabari mu mahanga ni mugire muze mwirukanga ariko kugira ngo muze turabanza twubake hariya ikanisa kubera kuko ndituzodaga muri Pentecoste yo guhuza amakanisa yose twubuzigana kubera umunezero hano kuri Karongi ushatse kuvuga ko ari ritoya ni rito mushaka kubaka rinini naho nyine none turyagure uko twaguraga niko twagura n'abakristo ko ndabona urubyiruko ruri hano kuri Karongi ni rwinshiga n'abandi gabazoza tibazogumagiriye amahanga kuko amahanga arahanda rero ngira bishop wanje bamwita ngo ni Bishop Bob kuranga George Bob yego numugira neza kandi azafasha ibikorwa byo kubaka ikanisa ndabasabira ngo yubake adufashe nato twubakana kuri Karongi aha twicaye noneho umunsi tuzovugana wenda ariko nuko turavugana adutera inkunga twubake rino kanisa kandi nyine kugira ngo ijwi ry'Imana rikomeze rivugire hano muri Karongi umugore umwe ngo yagazayo bakaba ngo simpa n'ibiri inzara yanje ngo ndibiri inzara y'abana banje nanjye simpa nsabira inda yanje ahubwo ko ndasabira itorero ryanje ryane kuri Karongi kugira ngo ryubakwe
bishop ahari hose nabyumva irijwe adutera inkunga twubake hano kuri Karongi kandi Imana iri mu ijuru izamuhumugisha ndabizi ko azobikora ibyo mbabwiye ndabizi ko azobikora pasiteri ariko ni kaho wakunze Karongi cyane nayiko ni wacu ni wabo yakunze Karongi kabisa no habe na Yesu yagaza agenda ngo akibuka iwabo yavukiye nanjye ngenda hano nkabona ko ari wacu none tubase Karongi twobigayiwaga nazo tugomba gukora ibishoboka byose inshuti zacu zose unguze uko akunze na Karongi iyi nzira kuri Karongi tuyigeze isibe ukwira cyane nejo bundi kutuba twatunyuramo hano niho kugituho tuzi ko ariho gituho cy'abanyamasengero yego aha ngaha kuri Karongi niho mu gituho bama bakamaza umuntu azagira inzu y'ibihumba 3 agirega inzu yo kuvuga ngo y'abashitsi ibihumba by'abashitsi abazoza baza barare hano kuri Karongi ndetse kandi abavuye kwa Murimba bara inzira igiye gufungurwa siko batubwiye inzira igiye gufungurwa inzira ko yafungutse hano nuko no ga nibazoza baza barare kuri Karongi no batunezerwe twese kandi gakuri Karongi bagaza barara hano abantu bakaryama bagasinzira habe n'abamanukaga bagaza barara kuri Karongi n'ubundi ntibararekaga n'ubundi bagiye kuzara kuri Karongi tugiye ni ikiraro kiyo tukiduhuza n'abanyabubembe tuzatuje ubembe barare kuri Karongi tware kuri Karongi wa naho tuzosa kutuwarare twubakaga amazu abari hanze ni twebwe tuzubaka amazu manini ndashaka twubaka amazu yego pasiteri neza Imana tugire neza twabonye abashitsi batugenderereye mu pasiteri n'izindi nshuti zacu zahari hakurya y'Irondo yego twabishimiye cyane twabyutse neza twiriwe neza twateranye twagize umunezero mwinshi bitewe n'abashitsi twari dufite Imana tugire neza turabishimira cyane ubu se mu Karongi mwahinze iki mwejeje iki ubu Karongi twahinze ibigori ibindi bigori bireze ubu ko turahinga ibishimbo kumuranga ibishimbo Karongi sirakira kujya kwayo kwakera cyangwa urabona hari uzahindutse ubu Karongi irakera cyane reko irera umuntu yahinze nyine ko birera cyane nyine kuko nyine wahinze cyane kuvuga iyo uhinze cyane ushobora guhinga n'umurimo umwe ariko ukahinga nyine umurimo urambuye munini ukera n'undi uhinga nk'imirimo 2 3 kurikanye n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwo guhingisha uko niko biba bimeze ko turabona kuri Karongi harabaye n'ibitoki byinshi mbese ngaho mwagize n'imineke ubu hari ibitoki byinshi cyane dufite imineke ibintu byose kuri Karongi bimeze neza cyane biragenda ubu se bwa bwatsi buracahaba inka ibiraro biri ruguru ariko amata yabaye nkapunguka amata nta dufite ubu nyine dufite umwoma amata inka ziri mu bitewe n'iki inka zaratetse nta amata ariho nyine zanyazwe abasigaranye inka imata ni makeya cyane ubu nyine murakoze cyane hanyuma tangije tuvuga recommandation ya mbere dushobora gutanga niyo gukomeza kutwibuka kudusabira Imana kugira ngo Imana tugeze ku mahoro nyayo iya kabiri nanone niyo kudushigikira muri aya maproje dufite y'inyubako z'urusengero iya gatatu nanone niyo gushigikira abaturage basigaye muri kano karere kuko intambara zanyuze ku bantu zirabanyaga zirabasenyera zibamaraho ibintu noneho rero abantu nabo bakaba bashobora gufashwa ngubu muri tuno turere turimo dufite ibibazo by'amavuriro adafite imiti abantu bashobora kabisa gufasha kino gihugu muri urwo rwego rw'amavuriro abantu bari mu kurwara bakabura imiti abandi nanone ntibafite ibyari bibatunze mbere amata muzi ko abanyamurenge abana bacu baregwaga n'amata ubu ngubu inka zarashize ubwo Imana iduhaye amahoro twashobora gutanga recommandation ko abana bibuka ababyeyi bakabagurira inka zo gukama kugira ngo abana bashobore kubaho neza ndetse n'abasaza bageze mu zabukuru bakazashobora nyine kubaho neza abantu batahe baze mu gihugu Imana iratwibutsa Imana itugabiye nyine igihugu turabizi ko abantu bari nta bushobozi bafite abandi benshi bagiye baba no mu makambi abantu nibatahe baze mu gihugu ubwo Imana ikiduhaye twongere kandi tugiteze
imbere. Irya nyuma rero nanone ni ibintu bijanye n'imihanda. Dufite uruzi hano bita Rwiko, urwo ruzi ni inkiko cyane hano iwacu, ruba rukeneye ikiraro. Urwo ruzi rukeneye ikiraro abantu boza banyuraho kugira ngo babashe nyine gushikirana n'utundi turere, kuko dushiraho ibiraro bene ngibi bidakomeye bitubakiye, ariko twabona ikiraro ciza gishobora kuduhuza nyine n'ahandi, ndetse gishobora gucaho n'amamoto kuko ibarabara tuba rifite twararihinze birashika, ariko kitugoye nyine ni icyo kiraro. Tukaba tubashimiye cyane ko ibyo bintu muzabikora, ukora kimwe undi yoza akora ikindi, ariko nyine ibyo bintu mukabidufashamo. Iyo niyo rekomandasiyo. Yego. Pasiteri wabashe kwigora akaba yaje kudususurutsa hano akaza kuturamutsa, nuko turagushimiye. Imana y'umujuru guheza umugisha. Yego. Imana y'umujuru tuzwe kugira ntizikanirwa k'abantu ibuhe umugisha cyane. Tunasuhuza abanyakarongi bose aho bari, aho baherereye mu mpande zigiye zitandukana z'isi, turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Tunifuriza kuko abanyakarongi igihugu binini iwacu harasa n'ahatunganye. Imana yatugire neza, yaduhaye amahoro. Tukaba tubifuriza kuko boza bakaza tukizana Pentecoste hano, tukazobibana ahangaha twese turi kumwe. Ibyo zo ni akarusho cyane. Tukaba tukeneye kuko boza tukazoterana ahangaha ku mukutano twese turi kumwe, kuko Karongi ni igihugu cyacu cyiza, ubu kimeze neza, ni amahoro. Twaba dufite impunganga nyine za FARDC ariko baragiye, dufite amahoro menshi cyane ubu nyine nta kibazo. Kandi umuco ni wawundi wa Kinyamurenge abazoze bambaye umuco wa Kinyamurenge ni Kinyamurenge, amapataro nuko yasigiriye epfo, ibitambara bakama baza baguze ibitambara bagakenyera ibitenge, bakaza umuco ari wa wundi, umuco ni widi wa Karongi. Donc uko mwambaye mwebwe tumeze nyine bagume baturebe niba batubona uko, ariko nabo bazoza bameze ibyo dushaka cyane. Bakumva ngo baza bambara ibitambara bakambara n'ibitenge, ibyo bikaturezeza cyane, ariko tukabona n'abandi bamwe nyine batambaye na bitadushimishije, tukumva turabagaye cyane, ariko nabazohindure bambara uko twambaye natwe. Murakoze cyane. Tubisawa hano turamushimiye. Murakoze. Umuzehe wacu hano turagushimiye Doye. Yego umuzehe wacu turagushimiye cyane. Yego murakoze, murakarama mwese. Aha rero muhitegereje murabona inka ziratashe zivuye muri Nyamaguma, niho ziriwe. Ubu hari ubwatsi bugana ku Iheshi, ariko kandi aka karere Iheshi baye niki baragira inka baroza mu bibira kubera ko aba hariho ubwatsi. Rero mukomeze mubane natwe tubageze zo bateguriye kuri channel yacu Minembwe TV radio na televiziyo. Rero aka karere ka Karongi kasuwe n'umunyamakuru wanyu umenyereye Runezerwa Benjamin hora mu karere kugira ngo abagezeho ibigezweho. Izi nka rero ziratashe zerekeza umuhana wa Karongi. Izi ni inkamwa rero zigiye gukamwa. Ubu ngubu abaturage basigaranye inka rero ko barakama amata, bakabirura ndetse akagira narara bagasigira abashitsi. Yego.